baro niyo nari no kuyiturikiriza mu birometero 500 n'imyambarire ye nk'abana dukunda idini iyi ngiyo rwose. Uyu mwana yambaye n'izi kanzu ari kwisha, yambaye hahirizi nziza. Babarira dukomeza ahandi, aha ntacyo mfataho. Aha nta kintu mfataho bro, ariko wihanganura mu maso urakana keza, ariko imyambarire uzayikosora. Nawe n'undi ntago twahuza. Okay, urakoze cyane, Imana igumugisha. Amazina ku Chipopinze Ballon. Sana Series. Chipopinze Ballon. Akona mukunzi. Kubera iki tamukunda? Umugofi ntabwo twahuza gukora. Cyerijwe ariko. Ntabwo twahuza n'undi no Musiramu kandi ngenda mu Katolike. Kuzi ibintu by'amadini ko umuntu umuyisilamu ntabwo akunda no mu Katolike, si abantu se. Babyaye umwana yaza tuzuye. Yakuze. None se. Niyo myemerere yawe. Yego. Nubwo namwishimiye byatanje. Nubwo? Ntabwo namwishimiye. Kigaragara cyo bano bakobwa bafite ikibazo, bose bari guhuriza ku idini. Aho guse waje nka kujyana mu idini nubwo utabashiri wanjye ubyibuze ukiyitaho. Kuko buri idini rituma umuntu yiyitaho agakunda Imana, akamenya Imana, kuko ikibazo mufite niki icy'ubuyobe sinzi ibintu biri kubayo. Jumbane uyu mwana yambaye neza buretse yitayeho, yambaye n'umusaraba wa Yesu ariko uyu mwana afite amaguru meza, inzara zorekano yo kuzitindaho, yambaye agasaka makeya. Yambaye agakanzu keza nako nubwo ari akamake, ariko ikintu twapfuye, ikintu mpfuye nawe ni ukuvuga akantu k'idini. Idini ribatwara iki? Ntabwo twahuza, ariko ntabwo twegeze duhuza. Njye noneho nagusabira kwinjira ADPR kurusha uko wakwinjira Isilamu, kuko ADPR ese wayinjiramo. Nawe ndagusaba ngo twakomeje. Amazina ya ku Chipopinze Ballon. Juma ture kamera hariya. Amazina yanjye nitwa Blessing. Ya, no musore ni mwiza. Nuko bari umwisilamu nabidanje, ariko hari akantu yatangiye avuga nyine ko amafaranga. Nyine we ikintu mbona nyine nuko we ari kumva nyine ko afite amafaranga, kandi uwo mukobwa uzaba mukunze azamukundiye amafaranga. Kandi ngiye ntago ngiye nshaka umuntu w'amafaranga. Ndashaka umuntu nyine wiyubaha, deni nyine kandi nyine uwacu no muri societe, ntago amafaranga ariyo yadanje kuri njye. Sister, buriya namwe ndabizi nuko muza hano mukijijisha, nta mukobwa udakunda amafaranga, mukunda amafaranga nk'ipuso uko ikunda amata. Mujye mushyira amafaranga imbere kuko turabizi murayakunda. Kuri kamera wavuga ko utayakunda, ariko mukunda amafaranga nk'ipuso. Rero nagombaga kubanza nkipereza ati amafaranga yanjye ntunze. Ako Juma kuri konti ari nkanga. Kuri konti kwerekeza. Ntabwo ubivuga kugira ngo batantegera hano hepfo. Bikwereke. Yatubwire range ari mu byi. Kuri kote cyakoze mfiteho kubera akamodoka maze kugura ejo bundi k'amadolari 999. Amadolari ibihumbi 999. ubwo iyo modoka n'ubuhe bwoko? Usigaranyeho ibihumbi 840 by'amadolari. Y'amadolari. Imodoka yiguze ibihumbi 999 by'amadolari. N'ubuhe bwoko? Niyo wose ntuyizi, ni Ferrari nyine Lamborghini 2026. Nikigura? Uri kwitesha ayo mafaranga, uri kwitesha imodoka nziza nzajya ngutemberezamo muri Kigali, nawe ukenjoyinga akaboko wakagize gutya. Twikomereze. Uri kwitesha amafaranga. Oya, nta kibazo ngiye ikindi banishinga amafaranga. Tiyenye nshaka umuntu tuzatubanye kandi nyine mukunda, de nawe nkunda. Rero naga amafaranga yandaje cenga. Ese Juma umwana wamukunda aramutse afite Ballon. Icyubahiro cya mbere ni amafaranga, ariko njye ntabwo namukunda. Kubera iki? Ntabwo nkunda abakobwa nyine bafite amaguru manini, abakobwa ibitesi. Ibitesi. Oya, ntabwo ibyo ngibyo nta kimfata. Uyu mukobwa rwose ibyo nkeneye byose nta na kimwe yujuje. Turareshya kandi nkeneye umukobwa nsumba, nzajya mpobera nkumva ko ndimo neza. Oya, nta kintu mfata. Yego. Wapi?
nyine umukobwa uzi usinguye se isi iyo nguyu rero sheri wanjye akabaza nambabaje bareko reka nkureke ubanza amazina yo kuki wa Popinze Balune amazina ni Linda mpamvu na Popinze Balune uyu musore nyine imyaka pe nanjye imyaka 28 pe niyo pe arayujuje physical uko agaragara nta kibazo. Oh my god wow ariko nyine arajyaza cya kibazo cy'ubugufi yego brother erega nago nakwigaya ko ndi mugufi ahubwo ndagaye uri kunenga ndagaye ariko vuga byari kubona oya ntago abazagukomoka ko bazabagufi baby ahubwo ugomba kwitekerezaho ugatekereza ukavuga se nkeneye umugabo kuko nugumye kureba ibi physical nta mugabo uzabona bizarangira utangiye ariko nanjye rwose niba ari wowe wabanje gupfumura kino gipurizo mbere sha nanjye nahise numva rwose nta nicyo nafataho nubwo wabuzanye miliyari y'idolari nta kibazo kubera iki oya agomba kubanza akakira abashyitsi akakira abantu ngo papa hani kinyopfura yashyizemo bigaragara ko unamugize umugore wawe cyangwa ukamugira umukopine wawe yajya gukubitira mu kabari yajya gukubitira mu mihanda no mu maso biragaragara ko atakubaha umugabo. Okay, nari ibintu ese nari pe sinakubaha umugabo nawe wese wakubaha umugore utabasha kumubwira mama ngo mfite amafaranga ngo icyangombwa ngo nuko ngo utamenya haturuka wahise ahubwo ntamenya haturuka. Uzi impamvu ya mbere mba nabanje kuvuga amafaranga se nuko nzi ko amafaranga bakurura amafaranga nawe uri kuri amafaranga byibuze uburi guta inkonda amafaranga rero niyo ya mbere ugomba kuyarata ukanayirata. Brother ntabwo twese dukururwa n'amafaranga ukururwa n'iki wakibeshyeho kururwa kuko iyo tuza kuba twese dukururwa n'amafaranga urumva hari benshi bakabaye bakundana bakururwa n'amafaranga ntabwo twese dukururwa n'amafaranga icyo cyo niba ari nako cyumva cyangwa ukigitekereza ntabwo ariko kiri uribeshya. Icyo mbona cyo nuko ibyishimo byawe ari amafaranga nta kindi. Okay.